mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas yari amaze gusaba Ivy guhamagara Ayman akaza bakabonana. Ese Ayman yaje kubyemera araza nangwa ntago yigeze abyemera? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Ivy. Ayman aba yahageze, Lucas ahera ko agaheza umukobwa we Ivy akamubwira ati Dota usohotse gatoya banze mvugane n'uyu muntu ugiye kuzambera umukwe mu gihe kiri imbere. Byose abivuga seka. Ivy akavuga ati tata ndagukunda urabizi ntumpaburire boyfriend. Lucas ati se burya ni na boyfriend? Narinzi ko ugiye kuvuga ati singuhaburira umugabo. Ivy atoya dad ntago natinyuka kuvuga ibyo bintu imbere yawe. None se ndamwita umugabo wari wamushyingira? Byanditse he ko ari umugabo wanjye muri leta se barabizi? Ninde muntu ubizi? Ari umuryango nturabiho umugisha, ari leta nayo ntirabiho umugisha, ari Imana ntirabiho umugisha. Ngaho mbwira ukuntu nakitera nkavuga ngo umugabo wanjye. Lucas ati ngaho nyine sohoka. Ayman areba papa Ivy, kareba uburyo we na Ivy bibabanye, kareba uburyo nyine babiganirira bikamushobera. Hari akamubwira ati papa ntago ari ukukubahuka nangwa se gushaka kukwinjirira, ariko I would like to know ni wowe papa Ivy? Lucas ati cyane rwose ni njyewe. None se uziko muganira nk'ababyara? Lucas araseka kavuga ati kubera. Ayman ati rero buriya reka nkubwire, nakuze nzi ko papa wanjye nyine yashiririye tu, baze ko ku myaka yanjye muzeyi wanjye ntago tujye twicara ngo tuganire nyine dutere story duseke nyine tuvugana ibintu by'imishinga bya business, ibintu biri serious. Uziko ku myaka yanjye ntarabona papa wanjye seka. Muzeyi wanjye rwose sindamubona, niba nase kumenya no kumwenyura sindabibona. Lucas ati ubwo biterwa n'iki? Ayman ati nyine muzeyi wanjye ntago navuga ngo agira umutima mubi. Oya umutima mubagira pe, gusa nyine bino byawe na Ivy sinzi kabigira. Gusa nyine hari umunsi nigeze gutwara Ivy mu rugo, maybe niba ari uko wenda amenyereye kuko isanzuraho gutya, nabonye yisanzura kuri papa. Lucas ati umukobwa wanjye se yageze ari wanyu? Ayman ati niba bikubangamiye mutubabarira, ariko byari umunsi umwe ndamujyana kugira ngo ndebe ukuntu mu rugo bari bumwakire, bari bumufate. Nabanje kumutwara mu rugo ngo abanze amenyerane na daddy na mama na bashiki banjye ndetse na barumuna banjye, kuko ninjye mfuri wacu. Akuguza ikintu cyantunguye icyo gihe, ntakubeshya natunguwe no kubona nyine Ivy yahuje urugwiro na muzeyi bari guseka. Nubwo mbere nyine nari mbonye muzehe wanjye aseka, ariko nyine na n'ubu iyo sura ntago, niyo shusho ntago ijya imva mu mutwe.
ni nayo mpamvu rimwe na rimwe mba numva narasaga naho ndota nkakomeza kwishyiramo ko ntarabona muzehe wanjye aseka. Lucas ati rero buri umukobwa wanjye aratangaje, nanjye naje kwisanga ari uko tumeze, ntabwo njya mbasha kwifata ku mukobwa wanjye. Ariko sha humura niba muzehe wawe nta mutima mubagira, ubwo nyine niko yimereye nizo karakteri ziwe, ikindi wenda namwe mukaba mumutinya akaba ariyo mpamvu nyine atajya yisanzura. Impanda ati nibyo twakuriye ku gitsure cya dadi, muzehe wanjye yagiraga igitsure cyane, rero twakuze tumutinya. Lucas ati ubwo niyo mpamvu, ariko muzihangane mwiyanda ahari murebe ko nabura ibintu byagenda neza. Mugahuza na muzehe wanyu mukamubera inshuti za hafi, kuko erega ni mwebwe afite. Ndate cyane rwose nanjye ndabizi. Sasa ngaho rero mbwira mukobwa wanjye ngo waramukunze, agakunzwe na babiri kabateranye ko nanjye mukunda, ubwo aho ntituzashwana. Lucas ati ya mubyeyi ntabwo twashwana. Lucas ati rega gushwana nta kuri kwinshi, kuko ushobora kumbabariza umukobwa njye nawe rwose tugaserera, naguhiga. Impanda ati ya Ivy ndamukunda, kandi ndamukunda pe byanyabyo. Rero ni nayo mpamvu numva nshaka ko abo wanjye binashobotse mfite ubushobozi bumwongerera imyaka nanayimwongerera. Ati rero buriya namubwiye ngo guhamagara uze hano ngira ngo nyine nkurebe ndebe uwo musore umukobwa wanjye yihebeye. Buriya Ivy aba yashaka ikintu ngewe ntago namubuza, igihe cyose yumva ko akeneye kuba ari iruhande rwawe. Ubwo ni umuntu mukuru ntago nyimufatira imyanzuro, abaye bishaka ngewe ntago nabyanga, kuko nubundi yaba yaraguhisemo, kandi nge sinzigera nivanga mu rukundo rw'umwana wanjye. Yewe na mama we nuko twavuze ko tuzamureka akihitiramo, agahita amujyanye n'amarangamutima ye n'ibyiyumviro bye nuko amushaka. Ariko se ko mukiri batoya? Ndati muzehe turacyari bato ndabyumva, gusa mfite opportunities nyinshi, nta kibazo cy'amafaranga mfite, ariko hari akazi nabonye kandi ngomba kujya gukorera mu gihugu cyo hanze. Ako kazi ntago nemerewe kugakora ntari married, kandi numva nta wundi mugore ntegereje imbere yanjye uretse Ivy. Ntago njya nibona ngo nibone ndi mu rukundo n'undi mugore utari Ivy. Binankundiye nabura wenda bakanyemerera bakamushyingira, byanezeza. Gusa nyine wenda nzafata irembo mutari n'iryo vi, wenda nzagaragaza amafoto ya Marry Me babone ko ntari single, nubwo ntazi niba bizakunda kuko baba bakeneye kureba niba uri married. Ngatse mwana wanjye ko numva bikomeye, kandi umukobwa wanjye akaba ataruzuza imyaka, ndagufashe iki muhungu wanjye? Ndati muzehe icyo uri bumfashe ni kimwe, no kunyemerera ko mpaye umukobwa wawe nta kindi, ibindi byose ntago mbyitayeho. Ndati niba utazambabariza umukobwa wanjye umwe rukumbi ngira, nabuzwa n'iki kumuguhereza? Nawe niba yaragukunze nabikoraho iki? Ariko dore twese
ntuzigere umbabariza umukobwa, ndakwinginze sinzigere mbona Iva arira kubera wowe. Ariko ubundi harya witwa nde? Reba ariko ko nakwemereye umukobwa wanjye utananambwira n'amazina yawe. Ndati ni umugisha nagize, nitwa Ayman. Ndate Ayman rero uramenye ntuzandirize umwana, uramenye ntuzamubuze ibyishimo, dore ko ibyishimo byari byo byanjye, agahinda ke niko gahinda kanjye. Buriya ntugire ngo namubonye mubabaye, uriya ameze nka zahabu kuri se. Rero muhungu wanjye uzihangana, sibyo? Ndate ndabyumva mubyeyi, nzagerageza nzihangana. Tuve aho ngaho twigire kuri Robinson, Jinta ndetse na Julia. Jinta bari kubitegereza babwira ati ndi kubareba nkumva rwose sindi kubahaga. Noneho ndi kureba uriya mwana w'umuhungu neza neza nkabona ni Robinson musa. Ese ubundi ibi bintu kuki ntigeze mbitekereza? Na mbere hose kuki ntigeze mbyitaho? Kumbe ratangatangara buri munsi. Genda ungurire ururabo unshyirire Julia. Genda unshakiriye impano unshirire Julia, amafaranga nzayagusubiza. Genda ibi n'ibi Julia. Nkagira ngo wenda uri kumwitaho bisanzwe nk'umukozi. Kumbe hako ubundi kuki ntigeze mbitekereza ra? Julia ntago wambereye umwana mwiza. Reba impano zose bro yajyaga ambwira ngo nkuzanire nkazikuzanira buri munsi. Gift za hato na hato. Julia ati ariko narinzi ko yabikubwiye. Nge nabonaga nta kintu bimbazaho nkatekereza ko bizi. Nabonaga nyine uzana izo gift nkagira ngo nyine uzizana wenda kubera ko yakubwije ukuri, akakubwira ko twabyaranye, akakubwira ko mbafitiye umwana. Niyo mpamvu nyine nabonaga nyine unyitaho cyane. Avuga naje yaba bizi nta mpamvu yo kubimubwira. Niyo mpamvu nyine nanjye nicecekeye. Ndate kumbe burya nuko mwabigenje, mwankinnye nk'agapira cyane. Ese basi yo munabimbwira, basi mugitwita mukabimbwira. Jure gusa nari kukwitaho, ibaze ko nawe wanyitayeho. Igihe cyose nari ngukeneye narakubonye, igihe cyose nari nugarijwe ntameze neza wambaye hafi. Ubona ngewe kukuba hafi byari kunanira. Rega wowe ndatamusore, ahari wenda habayemo butamenya. Byagenze nyine mu buryo bw'ibanga, ariko nyine none urabizi. Jinta zisa ubwo ndaza kuba ndabyisobanurira mama. Ubwo uzukuru mama yambwiye nyamara kumubwira ibi bintu, dore ko uyu mugabo wawe nawe ari umunyabwoba mubi, yari yaratinye kubibwira mama we. Uzukuru mama yavugije impundu avuga ati yarazi ko yamuhombeye. None hibaze ndabande bani muhinguka ono muri bumwe mumureo. Julia Sebase waje kuburi iruhande rwanjye ntaza kuburi ibyo mvuga. Ntati ngiye mbabaze ndabande hafi yawe kugira ngo ugende bite. Ahubwo wamwuzukuru mumuzane njyara yore nijyanira cyane ko ari we mama akeneye kureba. Ibaze reba iyi myaka yose mama mwamwimye amahirwe yo kureba umwuzukuru. Araho ngaho azi ko afite Ive wenyine mu gihe afite n'undi cyaze ntago mubo. Aha tuve kuri abo ngabo twigire kuri Karungi aba yicaye
Priya akaza amusanga ndatari ko we uzi ko rimwe na rimwe uzajya uza ugasanga simpari ubundi ko ubutana mu magengo umenye ko mari Priya ati yewe ndabizi ko nta muri mugira ndabizi ko bawiriwe hano mu rugo kandi iyo wagiye mu kazi ndabizi neza ntibabura kunyandikira mu gitondo ngo umbwire ngo hey ngiye hana rero iyo utanyandikiye mba mbizi neza ko hari Karongera ati noneho se kandi ko ngendeye bikugendekeye gutera Priya ati nje kuguha amakuru ndetse amakuru yiki nje kuguha amakuru ko Iva asigaye afite boyfriend noneho kare nabumvirije numva ngagiye no gushaka gusa sha umva afite umugabo mwiza we mbega umusore ibaze ko nanjye muciye urwaho uriya musore ntago yangenda nacu ushatse kuvuga iki Priya ati namukunda ahubwo se umuhungu mwiza nk'uriya Ivy yamukuye Karongera ati ariko na Ivy ni mwiza Priya ati nakazi ke nashaka babe mwiza nangwa rore Karongera ati ariko se Ivy umwangira iki si gusa akujya wibuka ko ari mubyara wawe ndati yego nyine ndabizi se ndabiyobewe Karongera ati ndago wakabaye rwose umera gutya igihe cyose ubona hari byiza byamubaye ndati bugira ngo mere gute rero nsare mganuke ngende nisasa mu muhanda kugira ngo nkwereke ko mbyishimiye ze ashari kukuvuga no gutaruka mbega umuhungu mwiza we umva nkubwiza kuri Karo umva ko bavuga uriya muhungu mana yanjye sha nanjye rwose niyo yazaka akambwira ngo hey na menya hari ibintu byose nabyemera ambwiye ngo hey gusa Karongera tubgura Priya atari ko waretse nkakwereka ifoto ndahera kajya kuri WhatsApp akamwereka Karongera ati nguke uyu muhungu ni utseretana na Ivy Priya ati cyane baze shaba afite n'ubuko Karongera tayasi mushinawe ubukwe se kandi buvuye Priya ati yewe maze iminsi mbyiyumvira yewe narayinumvishe na tata ari kubiganira na mama ni mugoroba rega no muhungu yavuye mu rugo uzi imodoka y'igikoka agendamo Karongera ariko se ubundi we kuri bandi inimiro zo zikuye nambaze wazibonye ndatshabyihorera harya nakubwiye ko telefone ya Ivy ngewe nayibegoko gira telefone yari kuyintungana uretse ko nyuma yaho nyine nabwo yaje kugura ihenze nkayo ariko sha ntago yari buyintungana nyine nyuma yuko iyo telefone igize ikibazo bitewe nanjye Karongera ati ni wowe biri inyuma ndatshabyihorera ngewe Priya narakubwiye ngo nta kintu cyiza Ivy azongera kuntungana kandi nanjye ngikwiriye andushikize Karongera ariko kuvuga no gutaruka Priya uri mwiza ariko ntago Ivy wamukurikira uziko Ivy kurusha ubwiza aha ngaha ni Kampala Priya ati wibinyibutsa ndabizi nanjye ndabizi ariko se kuba ari mwiza kundusha ibyo bivuze iki Karongera nyine bivuze yuko kurusha ubwiza none ahubwo mbwira inamba z'umugabo wazitonze ndati yewe kuri noza Ivy niwe wazimuhaye nagiye kumva numva aramamagaye ngo Priya ngo bite nanjye nabugari ni sawa ndamubaza ngo ni ndara nyibwira ahera akambwira ko ari boyfriend we nyine urumva I was so disappointed ariko nyine narabyumvise ariko mva nyine numvaga ari agasore karangwaho ka fake ariko mva umunsi Ivy amuzana mu rugo aje kumwereka tata nari impari yarambajije ndabyibuka icyo gihe tata amubwira ko ndyamye kandi sinari ndyamye kuko yaje mureba nge nari ndi hejuru mpera ko njya hafi ngo numve ibyo ari kuvugana na tata
baramubwira ati ngaho rero hamagara umugabo wawe. Nagiye kubona mbona imodoka y'igikoko irindiriye. Nagira ngo wenda n'abakire bagenzi ba tata nyine tu ni baba businessman. Ngiye kubona mbona hasohotsemo umuhungu mwiza. Nakubeshye umutima wanjye wahise utera mbyumva. Shangiza amahirwe nkagira kuri uriya muhungu. Ntago yancika ndakurahiye. Ngeteye gukomana ko numva utangiye kwifuza umugabo w'abandi ubwo bukwe buzatahara. Kuyaterega nakifuje ko budataha. Ese ugize ngo ngiye buriya mwegukanya nabyangara? Akujya wibuka ko Iva ari muto kuri nge. Jya wibuka ko ari nge mukuru. Karungi ati byose ndabizi rega. None se bite? Uriya ati shana rinje kukubwira agahinda nifitiye. Ndisa kahe gahinda? None se ubwo urumva ntari kubikubwira? Karungi atari kureba umukobwa wawe nawe uru Rwandiko. Uri igitangaza. Ufite agahinda kuko muri umuna wawe agiye gukora ubukwe. Ndati ngiye ntago mfite ikibazo cy'uko agiye gukora ubukwe. Mfite ikibazo cy'uko agiye gukorana ubukwe n'umusore mwiza. Ntago uramusora kuye Iva. Ndaturazete. Rukundo rujyaho rushatse. Kandi nkuko nabikubwiye na Iva ni mwiza. Baraberanya ahubwo. Misengera amatsiko yo kubareba bari kumwe. Tuve kuri abo ngabo. Kuri Karungi na Priya twigarukire kuri Iva ndetse na Ayman. Aba barimo bitemberera ubona bameze neza agatoki ku kandi urukundo ruhari ku mpande zombi. Iva irakabaza Ayman kavuga atari ku sweetheart. Utambwiye wowe na tata mwanzuye iki? Nabonye use umwenyura ewe ntiwashakaga no kunyikoza. Mbona wowe nawe murashoreranye muragenda. Ariko di icupa mwararibabaje koko. Ese buriya wowe na tata mwatashye ryahari? Uziko nagize n'ubwo bwo kuguhamagara ngo nanabikubazeho. Ndatariko n'ubundi wagombaga kubikumamagara ukanabimbaza ukarambaza ati urataha ryari? Ahubwo kuki utamamagaye urya munsi? Iva ati nta kintu no kuba nkwamagara nkubaza kuko wari uri mu biganza byiza wari uri kumwe na tata. Gusa Ayman ndati karame mukonzi undi yumamagaye Ayman undi uburyo bivugamo. Iva ati nanjye nkunda kuguhamagara gutya kuko mba numva nanjye mbikumbuye. Like nkuko nabikubwiye narakubwiye ngo iyo ndebye mu maso hawe mbona hazaza hanjye hose. Koko najyaga numva bavuga ngo hari igihe inzozi ziba impamo ariko uri inzozi zanjye zabaye impamo. Ayman atariko nawe uri nk'izuba ucana umunsi wanjye. Uri nk'ukwezi kumurika nijoro kukamurikira ijoro ryanjye. Ikindi imvugo zose nizasobanura nangwa se ntago nabona igisobanuro cyasobanura urwungu ukunda. Bombi bavugira rimwe batura indirimbo nziza ihora yisubiramo n'umutima wanjye nangwa se isubirwamo n'umutima wanjye. Byose babivuga barebana mu maso.
Ayman ahera akamufata ibiganza akambwira ati babe hari amagambo amwe namwe nagiye ngenderaho bwa mbere nyitangira kugutereta hari amagambo yajyaga nsubizamo intege kuko nageze aho ngaho numva ndasa naho nangiye kubivamo. So once umuntu wigeze kumbwira ngo ni inshuti yanjye naringanirije ku rukundo ngukunda, irambwira ngo if you did love that person learn to wait. Sometimes love isn't about rushing or trying to make things happen right now. It's about trusting. So icyo nakubwira, if it's meant to be, it will happen in its own time. Maybe today isn't the last moment for you, nangwa for you both. Ariko ibyo ntago bisobanuye ko the future won't bring you together. In the meantime, wowe iyiteho ubwawe, ufokasinge kuri wowe ubwawe, wiyubake, niba koko uwo mukobwa ari uwawe azaba uwawe. Arongera arambwira ngo urukundo rw'ukuri rwo rwishakira inzira, ati igihe cya nyacyo nikigera ibintu bizijyana mu murongo. Arambwira ati urukundo rw'ukuri ntago rujya rupfa kugenda nangwa se ngo rupfe kugenda gutyo rupfe nangwa se rurangire, ati ahubwo rugenda rukura gake gake, cyane cyane binyuze ku ntera ndende iri hagati yanyu mwembe. Arambwira ati rero komeza gutegereza wihanganye and believe in what meant to be. Arambwira ngo when the time comes nangwa se is right, uzisanga wowe nawe muri kumwe kandi munakomeye, munategereje ahazaza hanyu mwembi babiri heza. Ndati burya bwose Ayman ati ibyo nibyo byatumye numva nsubijwemo intege, nkumva ndi kugukunda cyane, so naragutegereje. Rero niba naragutegereje kandi ngukunda icyo gihe cyose, ngomba no gutegereza. Bakiri muri ibyo bari kuganira, telefone ya Ayman irasona. Mu gusona ayirebaho akajya ku ruhande gato, kabwira umukunzi we kabwa ati ndaje wait. Agerereza hano, ajya ku ruhande akitaba kabwa ati Puriya nawe ninjye guhamagaye nagushatse ndakubura. Ndati none se ko wambuze wongeye kubura Ivy? Ayman atoya nago namubuza ahubwo ndi gushaka kugira ngo njye nawe dupange, kandi dupange ibyunguka. Ndati se ni ibiki kandi? Ayman ati Puriya ndashaka gupropoza murumuna wawe Ivy, kandi ndashaka yuko bimfashamo. Ndashaka ko tumutungura, so naguhamagaye ngira ngo mbikubwireho. Gusa none kano kanya turi kumwe, rindira nidutandukana ndaza kuguhamagara tubipange neza.
Puri ati okay nta kibazo ubwo ngubwo nuhuguka uze kumpamagara umvugisha turebe ibyo ari byo. Imana ahera ko agasanga umukunzi we. Iva ati se umuntu mwari muri kuvugana ninde ko ugiye kwitaba ukajya kure? N'ubwa mbere ubinkoze. That's never mind n'umuntu twari turi kuganira ibintu biraho ngaho. Ako mubwiye ko ndibuze kuba muhamagara. Ni iby'akazi. Tugaruke kuri Priya. Kuko abakiri kumwe na Karungi haramubwira ati ariko ibaze ko uyu musore ibintu bya proposal ngagiye kuminshyira mu biganza. Reka nkubwizo kuri Karungi nakubeshye iyi proposal niramuka ibaye yewe nzabishikarete. Karungi tubashikarete kandi hagoze none izo mvugo wazize ryari? Priya ati umva nzamenya ko Bobo yabyaye ikigoryi. Karungi atari ko subundi ufite icyo kibazo. Iva abanye n'umuhungu bakundana bigutwaye iki? Nawe niba wumva rwose washyushye ushaka gushaka washatse umuhungu mukundana ukareka abana bakikundanira. Ibaza niba Imani akubwiye gutya kwizere nukugira ngo nyine uzamufashe gutegura icyo gikorwa. None wowe wumva ibintu utangiye kwigiramo mu mutwe watangiye kuzamo ubugome. Priya ati nagi propose izakitaha rwose ngomba gutuma bipfa. Nago Ivy yabana n'umusore mwiza kuriya ngo mbyemere. Karungi ati sugiye gukora iki? Undi ati shabyihorere muri proposal nzi icyo nzakora. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ko iyi proposal izagenda neza cyangwa nizigera igenda neza? Ubundi subwa izaba nangwa Priya azabyica? Ese ubundi mubona Priya urwanga bafitiye Iva ruterwa n'iki? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Obvious Pauline Atete. Njyewe yandika kandi ni nanjye wibagezaho.